gushima bikomeza umubano wawe n'Imana. Iyo mucecetse ngo mwarakuze, ngo mufite imyaka, ngo mwarakize, ngo muri abanyacyubahiro, muhamubesha kubera ko Dawidi arabaruta. Dawidi yari umwami. Niba ari umubano wanjye n'Imana ukomeje, nta mpamvu n'imwe ntayishima, ndetse yongeye kuyishima ni ukuyishima n'ibindimo byose. Buriya niyo wumva ishimwe ryanjye ntuze kungirira ishyari, kubera ko niyo yabikoze, sinyibeshyera, ni Imana yabikoze. Ninjye wuze urugendo nyihendanyemo n'Imana, nimureke nshime kuko ntabeshya. Ibyo Imana yavuze umutima wanjye urabyibutse. Kuba mpagaze hano n'imbaraga z'Imana, ntago ari ubwenge, ntago ari amashuri, si ubwiza, iyo ni ya Mana. Iyo mutavuze mwamwirase, iyo mudashima mwamuvuga yuko ari imbaraga zanyu n'ubwenge bwanyu. Njye basiko bimeze, njye guhagarara hano ni ya Mana. Wowe wenda ni bene wanyu, wenda n'amashuri yawe, wenda n'ubwiza wowe, wenda n'imiryango yawe, wenda n'amafaranga yawe. Njyewe siko bimeze, ni kubw'imbaraga. Iyo turi gushima Imana tuba dukomeza abandi bari mu bibazo no mu ngorane. Amen. Buriya amashimwe y'abandi nabo ni inkomezi yawe. Iyo ushimye Imana wumva hari n'icyo wakora ku bwayo. Iyo wanze gushima, isanzwe y'Uwiteka iguma mu ihema, ariko iyo ushimye Imana wumva hari icyo wakora. Impamvu mujya mubona hari n'igihe wumva ntacyo gukora ufite, nuko wumva iyo nta shimwe rihari, nta n'icyo ukora ufite. Gushima Imana, haleluya. Yewe we, Satani biramurya. Gushima Imana bifite akamaro kuri wowe. Satani mu kintu adashaka no kushima, muhora mwiganyira, muhora muganya, ntimwibuke iby'Imana yakoze. Dushaka Imana uyishakira huva. Ijambo nuva Imana yampaye uyu munsi ni ijambo ryo kubibutsa ko umwaka uri kurangira. Hanyuma rero uyu mwaka urangira, abantu basubiza amaso inyuma bakareba ibyo Imana, uburyo Imana yabanye nabo muri uwo mwaka urangiye. Hari ibintu bibiri babibaye. Ahantu hagiye kuzuza imyaka, umwaka utaha ku itariki ya mbere zo kwa mbere, hari imyaka izaba yuzuye. Iyo myaka yose umaze rero ufitemo ishimwe rikomeye. Hari ibintu Imana yavuze ko izakora muri uyu mwaka utarashira, nabyo yarabikoze. Hari ibindi izakora mbere ya 31 z'ukwa 12. Ibyo byose rero bigize icyo bita amashimwe. Numvise twaganira ku mashimwe, akamaro ko gushima Imana no gusubiza amaso inyuma ukibuka iby'Imana yakoze. Mbone rero kubibutsa ko kuwa gatandatu nanone dufite ishimwe rikomeye mu Rwanda, cyane cyane mu itorero ADEPR. Dufite yubile y'imyaka 85 ubutumwa bugeze mu Rwanda. Ubutumwa turi kuvuga aka kanya bumaze imyaka 85 bugeze mu Rwanda. Ubutumwa itorero Pentecote dusengeramo, ubutumwa twakiriye bumaze iyo myaka. Umumisioneri wa mbere aje mu Rwanda. Kwa tatu hazaba gahunda ya yubile izabera hariya kuri Dove Gisozi, kuri Dove Hotel, niho icyo gikorwa kizabera. Kandi batumiye abantu bose, basaba ko umuntu wese ushaka kujyayo yakwiyandikisha agaca ku bayobozi bakamwandika ushaka kujya muri yubile. Izatagira mu gitondo saa moya igeze mu masaa 7. Ababishoboye rero mwazanyarukirayo, abo Imana izabashisha kuhagera, mukifatanya n'ADEPR twese gushima Imana. Hano mu rurembo rwa Rubavu korali yacu izajyayo ni korali Betelehemu, kuko mu makorali tugira mu Rwanda akomeye cyangwa se afite amateka ya kera, tugira Betania, tukagira Hoziyana, tukagira na Betelehemu. Ayo makorali azaba ahari, niyo mpamvu niyo utabona uko uboneka, Betelehemu izajyayo iduhagarariye ku batazabasha kuboneka. Kandi kwa kundi tuyishyigikirana none ikabona agatike gatuma igenda, nabyo burya igira abaterankunga n'abakunzi bayo, ntimuzabare kubaba hafi. Ni ishimwe rero dufite. Tugiye gusoma rero Zaburi 143 umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 6. Zaburi 143 umurongo waho wa 5 tugeze ku wa 6 haranditse ngo nibutse iminsi ya kera. Ni umugabo witwa Dawidi ufite amateka mweshize muzi, tumwigiraho byinshi. Yaranditse rero muri iyi ndirimbo ye ariyo na Zaburi, yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, ndangije nibwira ibyo wakoze byose,
ntekereza umurimo w'intoke zawe, ndangije nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Amen. Nibutse nangira ijoro maze kumenya ko tuza kubana, ko sinari nzi ko ari nge tubana, hari izindi gahunda nagombye kuba ndimo. Nibutse iminsi yanjye ya kera, nibuka imirimo Imana yakoze ku buzima bwanjye, ntekereza ibikorwa bikomeye Imana yagiye inkorera. Ndagije nahise mbyukaho narindi, nubwo ntarishimye kubibabwira, ariko nahise mbyuka mbwira Imana ngo ndabyibutse Mana, nibutse imirimo yawe, nibutse imbaraga zawe. Ndavuga ngo iri jambo reka turisangire n'abandi nabo bafite ibyo bibuka. Nsanga atari njye nyine Imana agiriye neza. Hari umuririmbyi wavuze ngo hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa, hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa, hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa, hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa. Amen. Hari umunsi nigeze ngirana isezerano n'Imana. Imana nari nsanzwe z'inkunda, niko mwana aririmbye, ariko ntazi kuretse no kunkunda, ahubwo hari irananshugurikira. Shuguri, isoko bitaga shuguri, ni isoko abitaga muri Gafunzo kera, abahazi barahazi, ni isoko bitaga shuguri. Shuguri kugushugurikira nuko burya ababyeyi bashugurikira abana. Abantu bose bafite abana hano n'abafite ababyeyi, nubwo ntacyo umubyeyi yaguha, ariko aragushugurikira, abagushakira ishuri ryiza, abagushakira kuharya neza, abagushakira akambaro, abagushakira kuba kwivuza, ugasanga umutima w'umubyeyi uhora ku mwana. Niho naje kubwira Imana nti burya uretse no kunkunda urananshugurikira. Njye Imana yanjye rero, haleluya, uretse no kunkunda ahubwo irananshugurikira. Yari yanshugurikiye rero, imaze kunshugurikira nigeze nkina n'ibintu gukina. Urumva burya Imana iteye ubwoba. Nigeze nkina n'ibintu, nigeze mfata phone muri 2014, mfata telefone shyiramo amayinite internet, ndangije nkinisha ibyo kubanga. Ariko ubu ngubu harya sinyirwa ngo abantu bajya kwiga, nkinisha ibintu byo gushaka ishuri kuri phone, agafone gato k'amafuti mba ndaribonye, ndanaryandikira, mbijugunya aho ndigendera, sinibuka na adresse, sinibutse. Ibaze numva ndashatse ishuri kuri internet, ndangije adresse yaryo sinayandika, ndabandikira mbitaho ndigendera. Biragenda bimara imyaka 5, noneho ngiye kubona rimwe mfite akanya, ndavuga nti cya phone cyanjye cyaruzuye ibi message, ngiye kubisiba. Mpera ruhande genda nsiba ibi message byose bya notifications, ngenda mbisiba. Ngeze kuri kimwe, ariko urugo n'urwahe uru message, ndarwitegeza ngiye kurusiba, n'umuka arambwiye ngo ariko wapfa gusibasiba wasomye. Nsanga abantu bamaze imyaka 5 barambwiye ngo mu myaka ishize 5 waratwandikiye udusaba ishuri, tunejejwe no kubwira ko ari hawe. Mbwira Imana, mbega Imana we, Yesu we. Tangira procedure rero yo kujya kwiga mu minsi 90. Nabonye message mu minsi 90, ndari ngeze mu ishuri. Noneho ntageze mu gitondo kare navuye mu Rwanda, ngerayo nagiye nijoro, ngerayo mu gitondo. Directeur afata ikibaho yandikaho ngo Uwambaje Emmanuel. Directeur ntago muzi, nawe ntanzi. Costume y'umukara, ishati y'umweru na karavati, ahagarara abagenzi, abantu bategereza abagenzi. Yari yanyandikiye ati nugera ku kibuga cy'indege ugasanga ntarahagera, ufate kofi ndayishyura nje. Mana imbabazi we, ngo ngende mwikawa
ngo uwo simuzi sacyo mfana nawe, sanga yanditseho ngo Uwambaje Emmanuel. Nagiye ndeba izina rya abafite izina ryanjye, arangije arampobera, arambwira ati ufite utubage ntinda dufite, ashyira mu modoka ye anjyana ku ishuri, ageze ampa imfunguzo ati ngenzi yawe uzabamo. Arambwira ati ndabona ukonje kangutekere ka cyayi, uwo ni diregiteri. Ndavuga nti burya izi no kunshugurikira we, izi ko nkonje we, nywa ka cyayi maze ukanywa. Arambwira ati rege nduruhuke muri saa yine ugaruke urasanga nokoreye komande yindi. Maze kubona agiye ampa ifunguzo, ndyama hasi mbwira Imana ntago nasenga mpagaze, ndaryama mbwira Imana wo nkanjye ndinde kumva ushugurikira bene aka kageni. Bene data, iri joro nibutse iminsi yanjye ya kera, nibuka imirimo Imana yakoze, numva nayiramburira amaboko, numva nawe nakubwira ngo nawe hari ibyo gukoreye, hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa, hari ibyo yankoreye umutima. Ndaryama ndasenga, imva ijambo nabwiye Imana, narebwiye ngo narinzi yuko nkunda, ako sinarinzi ko nashuguri nayo ubushugurikira. Ese Mana nibi byari birimo, mbita mpana Imana amasezerano yakadasohoka, ndayibwira ngo uhereye none ngusezeranyije ko nzakubera inkoramutima, unkoze ku mutima. Haleluya. Unkoza ahantu we, umpaye ibintu ndakwiye. Mfite imyaka 50, 49 hari. Mu gitondo ngiye ku ishuri, sanga ningana n'abana imyaka 18, ngiye musaza burambaza ati wabagahe imyaka yose, wabagahe ntukibitekereza. Ndavuga nti Imana yari kiri kubintegurira. Haleluya. Nigana n'abana bavuye mu bihugu 70, niga ntagira buruse, nta muntu wanyohereje kwiga ngewe, nta wantumyeyo. Reka wa mugabo ushugurikira, nagiye ku ishuri maze kwishura miliyoni 15 kugira ngo bampe icyo bita admission letter, ibaruwa yo inyemerera kwiga. Nishyuye kuri beka ayo mafaranga y'umwaka wa mbere. Irangije Imana igende ibana nanjye, ngiye kubona mbona ndagarutse mu Rwanda, nibona hani Rubavu. Nijoro nabitekereje ngira Imana nti Mana washimashima wowe, wabana yabana nawe, uri nyangamugayo, uri imfura. Nibutse iminsi yanjye ya kera, nibuka imirimo y'intoke z'Imana, numva nayiramburira amaboko. Ngiye mukanya ndaza gushima Imana mfukamye, ntajye umuza kunseka. Mukanya ndaza gupfukama shima Imana. Haleluya. None imyaka 5 irashize ngeze hano iwanyu Rubavu, maze imyaka 5 batabyibuka. Naje ku 21 niho nabonye ibaruwa inzana hano z'ukwezi kwa kabiri 2021. None mu minsi 60 iburaho mikeya nka 50 n'ingahe, maze imyaka 5 hano imurembo rwa Rubavu. Nabyibutse nabyo mu gitondo, nibuka ingendo nagenzemo, nibuka imodoka nagenzemo, impanuka zampushije, nibuka n'ibitero bitandukanye Imana yagiye impisha, nibuka amanama y'ubugome n'ubugambanyi Imana yagiye irogoya, nibuka ibyo kurya nariye ntazi ukuntu bingana, nibuka amazi nanyweye, nibuka abantu Imana yampaye barimo mwebwe ntarinzi, nibuka icyizere Imana yangiriye. Mbwira Imana ngo nkange ndinde, kurambura amaboko. Haleluya. Dawidi aravuga nawe ngo nibutse iminsi ya kera. Haleluya. Mwese mufite kera hanyu, buri wese muri mbega afite kera he, ngo nibutse iminsi ya kera, ngo nibuka ibyo Uwiteka yakoze, ngo arabyibuka, ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe, ndangije ndavuga ngo nkuramburiye amaboko. Amen. Nise nibuka ko Imana yampaye umukwe, ebwe ntago mwabyumva, ariko ubwo ngubwo kandi Imana iragenda kuko ari provider wanjye, iragenda iravuga ati umukwe wabari Rubavu, yo ntazi no sinzahone kuzahurira n'umukwe wanjye. Mbanzanye n'akana k'agakobwa ngira kamwe, tugeze ino tubasanga umuhungu no wabinangaha. Ngire Imana ndi kandi urongera urantangaje, none ukamfite n'umukobwa w'umuzukuru, mfite umukobwa, njya muhamagara ni waramutsera ati ndaho umeze neza, ati yego
Yesu we, nawe hari ibyo Imana yagukoreye. Dawidi ari gushima iri shimwe, yashimye ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, yashimye imirimo y'Imana, ibintu Imana yamukoreye, imirimo. Yashimye imirimo y'Imana, imirimo y'Imana. Imana irahari, ifite uko iteye n'uko iri, ariko yabanje kuyishimira cya gihe ari kuragira intama, cya gihe ahura n'idubu, cya gihe ahura n'intare, cya gihe ahigwa na sebukwe, cya gihe yabuze icyarya, yibutse abona ari ibwami, aravuga ati ariko icyo gitondo ndumva nibutse imirimo yawe. Maze aravuga ngo ndabyibutse, nibutse ineza yawe. Icya kabiri yashimye, yashimye Imana, imiterere yayo, uburyo Imana iteye. Buri Imana nubwo yaba ntacyo yakoze, uretse ko iba yanagikoze nuko ubutabizi, n'izuba yacanye yakoze, mwuka yaguhaye yakoze, nubwo umutima wawe wabukubwira ngo nta kimana gukoreye, ariko yaravuze ngo byonyine kuba imiterere y'Imana nayo. Ishimiye Imana kubera ko ari nziza. Ishimiye Imana ko itibagirwa. Ishimiye Imana ko itarobanura abantu ku butoni. Ishimiye Imana ko itirengagiza abantu. Ishimiye Imana ko itagisaza. Ishimiye Imana ko itagihuma. Ishimiye Imana ko amatwi yayo adapfa, n'amaboko yayo ntabwo amugara. Ishimiye Imana nubwo naba ntakiriho yakomezanya n'abawe. Ni Imana izi kubana. Ashima karagiteri z'Imana, natire y'Imana. Yashingije Imana yakoze, yongera gushima Imana uburyo iri. Haleluya. Mwami Imana mpora ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe. Inyenyeri no guhinda kw'inkuba byerekana ububasha bwawe. Mwami Imana ndakuririmbira, uri nkuru, uri nkuru. Mwami Imana ndakuririmbira, uri nkuru, uri nkuru. Haleluya. Uburyo Imana iri. Hano hari umukristo Nyarugenge kamusaba haguruka basuhuze. Uriya turaziranye muri korali Hoziyana. Imana imuha umugisha. Niwanjye mu rugo arahazi, twarasenganye. Aranzi rero. Ibyo mvuga arabizi. Yambonye mpagaze hano hantu hasa gutya, bakavuga ngo bagiye kumva ngo umuntu nkanjye w'ibiro bidahinduka, ibiro byanjye ntibya bihinduka 37. Nibyo maranye iminsi. Bijya bivaho na kimwe bigoraho bihora meze gutyo. Ibiro 37. Gahagarara imbere y'abantu b'Imana b'icyoro nkamwe. Kavugira Imana ihibereye, nayo iri hano irabizi ko ihari, ikampa amahirwe kwivugira. Nabyo numva ari ishimwe. Dawidi yashimye rero ibintu bitatu. Icya mbere yashimye imirimo Imana ikora, icya kabiri ashima uburyo iteye, icya gatatu ashima n'ibyo yakoreye abandi. Buriya ni wumva ishimwe ryanjye ntuze kungirira ishyari, kubera ko niyo yabikoze sinyibeshyira. Ni Imana yabikoze. Yashimye imirimo y'Imana yamukoreye, ashima uburyo Imana iteye, anashima ibyo Imana yakoreye nde abandi. Buriya amashimwe y'abandi nawe ni inkomezi yawe. Imana yabwiye Mariya ngo uzabyara umwana uzamwite Yesu. Ati nzabyara gute ndi umukobwa? Bati hari umuntu ufite ishimwe muri karitsiye, hari umuntu nawe wari ufite ikibazo muri iyi minsi, Imana yaragikemuye. Iyo turi gushima Imana tudukomeza abandi bari mu bibazo no mu ngorane. Amen. Yashimye Imana urukundo rwayo, imbabazi zayo, imbaraga zayo, kugira neza kwayo, ariko ashima n'ibyo yakoreye abandi. Hanyuma gushima n'iki bitumarira rero? Kubera ko mukanga tugiye gusoza, tugiye mu materaniro ya kabiri. Gushima bimaze iki? Gushima Imana bimaze iki? Ngewe abantu bigeze baza kumpugura, barambwira ati rero nawe urashima ugakabya. Turashima kandi ukose, ugashima kandi ukose, ugashima tumuntu hari urwego ageramo
akaba atagishima nk'abana. Abana bashima utuntu twose, atari ko wowe nawe urumva umuntu mukuru, reba imyaka ufite y'amavuko, reba urwego Imana yakwijejeho, uracyashima ibiki warekeyeho. Naje kumenya amakuru, gushima Imana, ishimwe ngewe icyo rimarira hagati iyo shima Imana mba ndimo nerekana icyo bita relationship, umubano wanjye nayo uko uhagaze. Mba ngiri kuvuga ko umubano wanjye n'Imana uhagaze neza. Naho iyo uretse gushima uba uvuga ko ni peut-être, ngewe ntabwo ari peut-être, ntabwo ari ugukeka, ntabwo nkeka, reka niba ari umubano wanjye n'Imana ukomeje, nta mpamvu n'imwe ntayishima, ndetse yongeye kuyishima ni ukuyishima n'ibindimo byose. Wa mutima wanjye we, wa mutima wanjye, mwabindi mwese mumushime, mw'impimbazi nageneye kwibagirwa iby'Imana ibabari ibyaha nakoze byose, niyingizi indwara zamugaje, niyamwire imbabazi zayo nk'ikamba, ikampazi igikora igikori ibyo gukiranuka gusa, abarenga nikabarengera, ikimanza boneye zitabera, ndi amazi nibambe imenyesha bubayo inzira zayo, Uwiteka tinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda. Haleluya! Gushima bikomeza umubano wawe n'Imana. Iyo mucecetse ngo mwarakuze, ngo mufite imyaka, ngo mwarakize, ngo muri abanyacyubahiro, muhamubesha. Kubera ko Dawidi arabaruta, Dawidi yari umwami, yashimye no shimwe ari umwami. Umwami ntabwo ari perezida, perezida wenda ashobora kujyaho kubera amatora, iwe yari umwami. Yigeze yicara nijoro ari mu nzu yubakishije movira, ibyo bita miberesho, aravuga ngo nkanjye ndinde kumva ryama muri etaje, naravuye ahantu uragiraga intama, ati isanduku y'Uwiteka iri ku musozi. Iyo ushimye Imana wumva hari n'icyo wakora ku bwayo. Iyo wanze gushima, isanduku y'Uwiteka iguma mu ihema, ariko iyo ushimye Imana wumva hari icyo wakora. Impamvu mujya mubona hari igihe wumva ntacyo gukora ufite, nuko wumva iyo nta shimwe rihari, nta n'icyo ukora ufite. Dawidi yibutse iminsi ya kera, yibutse intama yaragiraga, yibutse ko iwabo bamutaye, yibutse ko bagiye gutora umwami bakamwibagirwa cyangwa bakamwirengagiza, yibutse ko bamuhamagaye nyuma, yibutse aho Imana yamugejeje. Aravuga ngo kubera iyo mpamvu ngiye kubakira Uwiteka aho aba. Iyo nibutse Imana numva hari icyo nakora. Haleluya, haleluya! Abantu bakorera Imana burya hari icyo baba bibutse. Hari igihe twabagaho tutagira icyo kurya, tutagira icyo kwambara, tutagira ijambo, turabo gupfa. Iyo wibutse by'Imana yakoze, ukora utitangira itama, ukavuga ngo kubera iyo mpamvu ngiye kuvana isanduku y'Uwiteka mu ihema. Maze aravuga ati ngiye kuyivanayo, aravuga ati ngiye kubaka inzu y'igitangaza nubakira Imana. Imana iravuga ati rwose nakubonye mbona washimye. Iyo ushimye ubona n'icyo gukora, wumva uri mu mwenda w'Imana. Ngende mu mwenda w'Imana, ibintu Imana yankoreye nyibereye mu ideni. Niyo mpamvu ndi mu mwenda, mutamfasha no kwishyura iby'Imana yankoreye, ntago mwamfasha. Nanjye nyambwira Imana ngo Mana ntacyo mfite naguha, ariko unyemerere wakire umutima wanjye maze untegeke, ndakwemerera. Nguhaye ibyanjye
uko bingana. Mwami wanjye mwiza unkunda, unyiharire, nguhaye ibyanjye, uko bingana. Mwami mwanjye mwiza unkunda, unyiharire. Uzi ukuntu Imana iyo uyishimye igubwa neza? Buriya mwibuke ko Imana iri kumwe natwe. Noneho wowe niba utazi ibyakubayeho, ngewe uri hano ndi ikimenyetso yuko Imana igira neza. Wowe nubwo utanzi ariko hari abandi banzi, nanjye kandi ndiyizi. Nta nushinzwe kuvugira iby'Imana yankoreye. Ni ngewe uzi amajoro naraye, ni ngewe uzi imvura yanyagiriye mu bihuru, ni ngewe uzi urugendo nyihendanyemo n'Imana. Nimureke nshime kuko ntabeshya. Iby'Imana yavuze umutima wanjye urabyibutse. Kuba mpagaze hano ni imbaraga z'Imana, ntago ari ubwenge, ntago ari amashuri, si ubwiza. Iyo ni ya Mana, iyo niyo Mana, si ubwiza. Haleluya. Si uburanga, ntago ari amashuri, ni imbaraga zayo. Wa Mana we, ngushimiye Gisenyi, ndagushimye ubyumve. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubushobozi. Wavuga yavuga wowe, n'uwasenga yasenga wowe, wakora yakorera wowe, wakwizera yakwizera wowe. Ndagushimye ku mugaragaro yuko uri imbaraga zacu. Kuba turiho ni wowe. Turi ikimenyetso cy'uko Imana ikora, turi ikimenyetso cy'uko Imana igira neza. Muri Gisenyi mpagaze hano ku ruhimbi, ndagushimiye ku mugaragaro n'umutima wanjye wose. Uri inyangamugayo, uri imfura, uri intwari mu ntambara. Warwana yarwanana nawe, wagenda agendana nawe. Mana ndagushimye, gushima Imana. Haleluya. Yewe we, Satani biramurya. Gushima Imana bifite akamaro kuri wowe. Satani mu kintu adashaka no kushima, muhora mwiganyira, muhora muganya, ntimwibuke iby'Imana yakoze. Jya ushaka Imana, uyishakira aho uva. Aho wanyuze hari ibimenyetso by'uko Imana yabanye nawe. Imana yabwiye abatambyi ngo nimugera ngo kuri Yorodani mukandagiremo. Bakandagiye mu Yorodani itanga inzira. Itanze inzira, Imana irababwira tubwo itanze inzira mutazabyibagirwa. Nimwubakemo amabuye muri Yorodani, muzabwira abana banyu imirimo y'Imana. Bene data ntimukiyumanganye, mujya muvuga iby'Imana yakoze. Mubivuge muri saro zanyu, mubivuge mugenda, mubivuge muryamye. Twabonye Imana. Nimemuona asiyebadilika, Yesu asi. Nimemuona asiyebadilika, Yesu. Naramubonye umwami udahinduka, Yesu umwami udahinduka. Ntimukajye mwiyumanganya, mujye muvuga imbaraga zayo no gukora kwayo. Mukamaroro gushima bitumarira, bigorowinga, byo bikuza umubano wacu n'Imana. Imana nayo ahira ikavuga ati wi, umwana wanjye arabyibutse. Iyo mutavuze mwamwirase, iyo mudashima mwamuvuga yuko ari imbaraga zanyu n'ubwenge bwanyu. Njye basiko bimeze, njye guhagarara hano ni ya Mana. Wowe wenda ni bene wanyu, wenda n'amashuri yawe, wenda n'ubwiza wowe, wenda n'imiryango yawe, wenda n'amafaranga yawe. Njyewe siko bimeze, ni kubw'imbaraga z'uwabambwe. Haleluya. Niyo ndyamye niko ntekereza, niyo ngenda niko mbyumva. Kubaho kwanjye ni Imana. Gushima byongera umubano wawe n'Imana, bikora ku mutima w'Imana. Dushima ryari rero? Ni ryari dukwiye gushima? Yaba kuki yarabivuze. Nimusoma mu bice 3:17 kugeza 18, yaravuze ngo gushima tuzashime ryari. Ndumva mubizi ni ryari tugomba gushima. Paulo yabwiye abanyefilipi ngo mubibaho byose muhore mushima.
ngewe ntabwo nshima uko byemeye. Reka da, ntabwo ndindira ko byemera. Byemeye muri Yesu, kuba Yesu yarampamagaye akankura mu byaha, akaba yampaye n'ubugingo. Ngewe ndi mu mwenda wo kumushima, sindindira ko ibyo nasabye byose bisubizwa. Nasomye 3:17 mu buhanuzi bwa Habakuki. Reka nsome icyo nahasomye muri Habakuki 3:17 ngeze 18. Haranditse ngo naho umutini utatoha. Twebwe ntabwo turindira ko umutini utoha. Turindira kunguka kugira ngo dushime. Reka turi mu mwenda wo gushima gusa. Naho umutima utatoha, n'inzabibu ntizera iki? Imbuto. Urumva ko umutini ntutoshe, ubwo ntabwo uzera. N'inzabibu ntizere, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro. Ntakabuza ko nishimira Uwiteka, kanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Haleluya. Naho imitini itatoha, inzabibu ntizere, bagahingira ubusa ibiraro, nta kabuza ko, haleluya, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaga yanjyashya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, ni uruti inshuti zose zo mu isi. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amagaye yanjyashya yakarero, yaka nk'inyenyeri, n'uw'igikundiro, ni uruti inshuti zose zo mu isi. Ntazansiga nk'imfubyi, ntazampemukira, mpora mbeshwaho no kwizera. Ubwo rero ubwa ngo tesheje, ntacyo ngitinya pe, ajya ntungisha manu yo mu ijuru. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjyashya yakarero, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, ni uruti inshuti zo. Haleluya. Intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragezwa ndinda ibyantwaza bw'igitugu, yarabimbatuye, n'igihome cyanjye amena. Imana yacu iri mu byo yadukoreye. Niba ushaka Imana, we kumva amatangazo y'ibiteye ubwoba, ahubwo urabaho wanyuze. Yabanye nawe cya gihe, ntiyapfuye, ntiyahindutse, ntiyashaje, ntiyabivuyemo, irabikomeje. Muyikomere amashyi. Aya mashyi ni ayawe Mana. Ntabwo Imana yabivuyemo, ntabwo Imana yabivuyemo. Yabanye nawe cya gihe, niri kuvugana nawe kano kanya, ikubwira ngo sinashaje. Amaso y'Imana aracyareba, amaboko y'Imana aracyakora. Iyo niyo Mana yaduhamagaye. Niyo mpamvu rero Bibiliya iduhaye icyo bita rekomandasiyo.
tugiye gusoza twize kuri rekomandasiyo. Ni ibintu Imana idutegetse. Zaburi y'ijana umurongo wa 4, umva itegeko ry'Imana ukuntu rivuze. Ni amateka abiri. Iteko rya mbere riravuga muri Zaburi y'ijana umurongo wa 4, haravuga ngo mwinjire mu marembo ye mushima. Nta muntu wemere kuza hano yiganyira, kuko aya ni amarembo. Uzagera hano Gisenyi cyangwa mu nzu y'Imana agiye tuvuga ngo hari ibyo yankoreye. Haleluya! Mwinjira mu marembo ye mushima, hanyuma no mu bikari bye muyihimbaza, mumushime musingize izina rye. Akavuga impamvu, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we w'ibihe bingahe byose. Nta muntu wemere kuzana Gisenyi akanja indimi yumva yashize ari umurakare. No, hano nta muntu wemerewe kuza muri urusengero rwacu ari umunyamujinya, yararakariye Imana, yakariye n'abantu. Iteko riravuze ngo mwinjire mu marembo ye mushima, mujye mu bikari bye muhimbaza Imana, kubera ko ari ibintu Imana yakoze itwibukije. Njye nuzuye ishimwe ry'Imana kuri mwebwe no ku itorero ryayo, no ku gihugu cyacu, no ku karere kacu, no ku miryango yacu. Hari ibyo Imana yakoreye abanyarwanda, ibyo Imana yakoreye itorero. Kwa twicaye hano mu rusengero ndabishimye, Imana nibyumve. Iteko rya mbere rirababwiye ngo kuza gusenga bisobanura kugenda mwuzuye amashimwe. Iteko rya kabiri riri mu Bafilipi 4:6 kugeza kuri 7. Urwandiko kandi cy'Abafilipi ntema nkokora kugira ngo dusengane Imana nawe. Imana ikore ku mutima wawe, wibuke ibyo yagukoreye, maze usuzugura amajwi ya Satani n'imbaraga zikurwanya n'ibyo abantu bakuvuzeho, aho gumva icyo Imana ivuganye no muri amateraniro. Yusomye 4 mu Bafilipi 4 umurongo waho wa 6 kuri 7, haranditse ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Ntibyemewe kwiganyira. Ntimukagire icyo mwiganyira, ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe nande n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mwongeho mushima. Dushima bitaraza, dushima bikiri ankuru, dushima bikiri muri process, dushima bitaremera. Iyo ushimye rero dore ikintu kikubaho, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira byose. Amena. Dusoza rero, gushima ntabwo ari amahitamo, ni itegeko ry'Imana. Yavuze ngo ko ari iby'Imana ibashakaho. Gushima ni ubushake bw'Imana, ni iby'Imana ibashakaho. Iyo ushimye Imana kandi ni ukubaha Imana. Burya iyo ushimye buriya iyo mwanze gushima tuba dusuzuguye. Ndi gusoza, nasomye ahantu muri Zaburi ya 50:3 haravuga ngo undambira ishimwe abagize gute? Abanyubahiriza. Sinigwa mbasoma murahazi. Undambira ishimwe aba anyubahiriza. Ubu ngewe rero uyu munsi papa wo mu ijambo ngewe kubahiriza Mana, nubwo bambwiye ngo njye kwigisha, ariko ngewe gushima imbere y'iteraniro kandi sinyibeshyera. Imana yarakoze. Imana yatuvaniye umwanda muri urusengero. Imana yatuvaniye umwanda. Hano habaga icyuma, nabajije abatekinisiye bakimira ko cyitwa bakise Yeriko, kubera ko wagikoragaho wese. Harabigeze baza gukora korali, sinze niba ari Alliance, sinzi yajira gikata, bari bayihitanye ngo yeheritse Yeriko yabo. None cyaragiye, sinzi yo cyatembagaye sinzi yo cyarenze. None Imana duhaye ahantu heza hasa gutyo guhagarara. Mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hasanga hani hake, muzagende mumbwiraho mwabonye hasa gutyo. Iyi ni Imana rero, iyi niyo bikoze. Muza amafaranga amenye kuri ubutaka, amafaranga amenye hano si menshi, yaturutse muri mwebwe. Muzi Imana kwibitambaro by'umwanda byabaga hejuru yacu, wora babisimbuza uko Noheli igeze, basimbuza daimoni y'ibitambaro bitava mu rusengero yaragiye. Muzi ibitambaro byabaga hano byirukanse bikagenda. Muzi biwese twagiraga binuka, wava mugashakaho uhungira kubera igiparufe kibi cyabagamo. None umuntu agera hara muri toilette akumva hari agasabune keza, hari agaparufe. Akimana buriya muzi ko ari bidukoreye. Amen. Ngiye kubabwira ukuri,
Yohana haza ko haba urusengero rubi, ntibari kuza gukorera ibirori hano, bari kujya ahandi. Niyo mpamvu uyu muntu akennye ntago bamuha abashyitsi acumbikira. Nimushaka mu ndakarire, niba utagira isahane tugira aho wicaza umushyitsi, tugira aho umuraza, bazabajyana hehe ahandi. Ufite umutima mwiza ariko ntugira igikombe, ntugira igisorori, ntugira ikiyiko, nta muntu uzarara hehe iwawe. Atari uko umutima ni mwiza ariko igisorori ntacyo, nta gitanda. Niyo mpamvu umwanda n'ubutindi butuma utabona undi mugisha. Niyo mpamvu rero Yesu ashimwe, dushimye Imana hano Gisenyi yadukuriye ibintu by'ibyanda hariya hanze umuntu yinjira hano yinjirana ibintu by'ibitaka, Imana irabyirukana, none umuntu aza hano ari smart. Dushimira Imana dukuriye ikizu cyari kirimo abazimu bamaze imyaka 15. Nari kumwe namwe ibi bintu birumva, nabwiye ngo mufata amasengesho dusenga 7. Uruzu rwabaga hariya rwamwe ibigori na shayoti n'amadegedi, twarakiruka nkanjye cyaragiye ntamenye niyo cyagiye. Imana yarakoze, kandi buri Imana abanyagisenyi barakize nuko mutabimenye. Ibaza abantu bubatse ibintu bigera kuri miliyari, buriya kubatse ibintu bigera kuri miliyari, amafaranga mwatanze, amaturo n'icyacumi n'inyubako no gufasha byaba byose twavuze birenga za miliyari zaturutse muri twebwe. Imana yarakoze, ntabwo tuyishime rero, yarakoze. Abarwayi Imana yakijije, aba bakobwa bacu berekanwa, bano basore bacu berekanwa, ibintu Imana itugambiriyeho, mweke tuyishimire. Amen, amen. Subiza amaso inyuma wibuke nawe ko ufite ejo hawe hashize, ntabwo hasa na none. Nukuri ejo hashize hawe ntabwo hasa na none. Subiza amaso inyuma, urasanga hari amajoro utaruzi ko bwacya, hari amanywa utaruzi ko bwakwira, hari inama watumiwemo z'ubugome n'ubugambanyi, kandi abazirimo bakomeye bazi ko baguhitana. Uwiteka aritambika akubambira amahema. Uwiteka agiye kubambira amahema, none uracyariho. Abakwanze, abakuryaniye inzara, abakugambaniye babaye nk'abatabaho kuri wowe, none Imana yabanye nawe cya gihe ikomeje kubana nawe. Muyongera amashyi, tuyongera amashyi. Bariyo migisha nonaha Imana yakugawe, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutanga. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo. Barabariyo nonaha aka kanya Imana yakuga. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutanga. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo. Hari abakurushije amajyambere, ariko aya Yesu ntiyahebuje. Erega ubutunzi ufite w'ijuru ngo ntawabugura nuko. Barabariyo migisha nonaha Imana yakuga. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutanga.
turagushimiye uyu mwanya. Turabaze turi kubara, tubaza amajoro yose tumaze ku isi, tubaza amanywa tubaza imvura yaguye turiho, imivuni yadutembana, tubaza amazuba yatwatseho ntitwashya, tubaza ibyo kurya twariye bitabarika, tubaza imyambaro twambaye itabona aho twayitwara, tubaza uburinzi bwawe ku buzima bwacu, tubaza ibyaha wagiye uturinda n'imitego ya Satani, tubaze ineza yawe ku buzima bwacu. None Gisenyi tuzamuye amajwi yishimwe, twibutse iminsi yacu ya kera, twibuka imirimo y'intoke zawe, tukuramburiye amaboko. Runo rusengero rwa Gisenyi wavanye mu mwanda wabagamo hano, watwubakiye uruhimbi, watubakiye ubwiherero bwiza, waduhaye hanze hasa neza, wakuyeho ibishaje uzana ibishasha. Turagushimira n'ibindi ugambiriye gukora. Hari ibintu Imana igambiriye gukora, torero ry'Imana. Imana iracyakomeje, igihe cyo gupfa cyawe cyararenze. Abakwanga si uko badahari, ariko warabananiye, kubera Imana iri mu ruhande rwawe. Imana yarakwimanye, n'umwaka utaha iravuze ngo irakwimanye. Imana irakwimanye, ikwinye bakuryanira inzara n'abaguseka n'abakugisha impaka. Igihe cyo guseba cyari gihari gihagije. Imana ikureka iri kubishobora, ubwo itakuretse cya gihe n'uyu munsi irakomeje. Imana ivuga ngo nawe ko ikomeje kukugirira neza. Imana ivuze ko ikomeje kukugirira neza. Ntabwo izaguhana, ntabwo izagutanga nuca mu muriro, ntabwo izagutwika nuca mu mazi, ntabwo azagutembana. Muyongera amashyi yakuye mu izina rya Yesu, amen. Mwicare, Imana ibaha umugisha. Tugiye gusengera umuntu waguye n'utarakizwa kubera ukuntu wababaje Imana nubwo yakugiriye neza. Numvise ijwi rimbwira ngo reka ngusengere umuntu waguye, ukaba waje mu rusengero nubwo ntawagufashe nta n'uwakubonye. Imana iravuze ngo tugusengere. Tambuka mu mwanya wawe, waratagangaye, waraguye nubwo Imana yakugiriye neza, ariko warayihemukiye. Ngwino nyaruka, hari imbabazi z'Imana kuri uyu musozi. Tambuka tugusengera Imana. Wakoze ibyangwa n'Uwiteka, nubwo yakoze ibyo yagombaga gukora. Imana nta mwende kubereyemo, yakurindiye mu byaha ntiwafatwa. Ngwino tugusengera Imana. Tambuka kuri uyu munsi wishimwe, uzubwira Imana uti Imana kuba nkiriho ni wowe, nubwo nakubabaje ariko warambabariye. Ngwino tugusengere. Haguruka mu mwanya wawe, urahari urabizi. Muri amateraniro harimo umuntu Imana yagiriye neza. Ngwino, uyu munsi ni umunsi w'umugisha, kuba waje n'urukundo rw'Imana. Tugiye gusengera uyu ni umuntu Imana yagiriye neza, ariko aravuze ati narayibabaje, ariko Imana irambwiye ko atari we wenyine. Ngwino. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye, maze ye sarani, haleluya, kandi ni unkomeza. Yanyishu. Ngwino umwanya urahari. Myenda